Twongeye kubaha ikaze kuri channel yacu. Tubashimiye kandi uburyo mukomeje kutwereka ko mudukurikira. Muri aka gace kagize ibiganiro byo kuri channel yacu, tuzajya tureba izina ryo muri Bibiliya, turebe ubusobanuro bwaryo, turebe naho turisanga muri Bibiliya. Uyu munsi tugiye kuvuga ku izina ryitwa Dorokasi. Dorokasi ni izina ry'abantu b'igitsina gore rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikigiriki. Dorokasi bisobanurwa ngo ingeragere cyangwa se gazelle. Muri Bibiliya, izina Dorokasi rigaragara mu byakozwe n'intumwa, aho bavuga umugore wazuwe na Petero, akaba yaritwaga Tabita, bisobanurwa ngo Dorokasi. Inkuru ya Dorokasi tuyisanga mu byakozwe n'intumwa, igice cya 9, umurongo wa 36 kugeza 43. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Petero azura Tabita. Kandi Yopa hari umugore w'umwigishwa witwaga Tabita, risobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Muri iyo minsi ararwara arapfa, bamaze kumwuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru. Kandi kuko i Luda hari bugufi bw'i Yopa, abigishwa bumvise ko Petero ari bamutumaho abantu babiri, bamwinginga bati, ngwino uze iwacu ntutinde. Petero arahaguruka ajyana nabo. Asohoyeyo bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru, abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Doruka yababoheye akiriho. Petero abaheza bose, arapfukama arasenga, ahindukirira intumbi ati, Tabita haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi, amubaha ari muzima. Bimenyekana i Yopa hose, benshi bizera umwami. Nuko amara iminsi myinshi i Yopa acumbitse kwa Simoni w'umuhazi. Muri make rero, ibi nibyo twavuga ku izina Dorokasi. Niba nawe hari izina ushaka ko twazakubwira, waryandika muri komantere. Wibuke gukora share, usangize abandi